Kitaka. Sindi mwana ko ndebe uri kuzura nkuru njyana ye. Agicucu yezo sakuza gutyo wanje kumenya uko vi yarimo. Songotsi. Naye n'inshuti muri Katsi urabona ngo tujye dukina. Gihe maze kuntera irungu guhora twikinana twebwe twenyine. Kosha, uracyagira irungu koko? Yari umutipe nabonye w'inshuti yanjye. Nejo ubundi yaraje kunsura. Nese ubu ngo mwabonanye ni yanakubwira. Oya sizi ukuntu byagenze. Mugande. Muga. Ariko wacana nzakwemeka kandi kugira ngo uze kugomeshereza umwana. Ariko naba nje kugomesha umwana wawe. None ukaba waje kumureba ikindi batari urugo. Arakaze mu gihe nguje kumureba ngo mukajyemo. Tunashaka kumubwira twihutirwa mu byeyi. Umva. Ceceka. Mwanya mumara mwaje kumugeza ubuhagije. Utuntu uzagenda rero utumubwire. Ni ikintu gitondo mukakiraga. Muga. Bino mbwire. Akanze nyibwire rwo wasanga ari nakantu keza. Wibeshyure ngo ngurambwira umuyobozi w'urwaye. Si papa aritsa kanyanaza akambwira kubwo kari minota mike. Nakubwiye ngo nurenga aho ngaho. Nuharenga. Uhite mujyana utagaruka. Umva papa muga. Wakihanganye ukadi minota 3 yonyine. Nirenga leta nigenda. Ndashaka kuvugana nawe ari ikintu nshaka kumubwira kandi kibanga cyihuti. Wakihanganye. Apo cyumure nushaka yekerwa mwinginga. None nitujya kuvomura bimbwirira. Kuno ubundi niba yabyanze ubwo yabyanze. Nta kintu wabihindura. Ese ubundi urabona ashaka kuvugana nawe sibye kuza kumurarura. Umva. Yavumvira hano rahinduka. Gira vuba. Shama uko byagenze rero. Ese ngo yise ujya mu nzu utagomeje guhatiriza papa wawe. Shama nanjye nabibonye kabisa mbona ko harimo ikibazo rwose. Ako se wowe urumva utabigizemo uruhare. Ubizi kita karajya aza kukureba agahatiza papa wawe ari kugushaka. Ako mane nabonye ningumya guterana amagambo na papa biri butinde. Nuko nigenje buno buzima ndabamo gutera. Ntacyo kurya naho kuba. Anakazi k'imbaraga n'abantu nziranye nabo muri zino karitsiye. Shayisigiye kumbona kabisa. Ese ko nanasanyisa naza mbona bugiye no kwira. Ibiro bita kuko ngo kurara inganje se nge nanjye ndabishobora. Genda wamukira wa musaza. Ahite nawe ajya mu nzu ubundi mite mutoroka nse kwirebera Kitakari. Saba nyine ubwo ibyo wakoze nibyo ngibyo. Ubwo twese twamubereye ibirwari nta kundi. Nese ngo nta numwe muri twese wabashije kumurwanira ngo tumenye byibuze naho yagiye. Gusa nyine sinigeze menya ko ari cyo yanshakiraga ma. Iyo nza kuramuka mbimenye. Ntago yari kugenda tutavuganye pe. Reka tureke kugumya twirenganya. Ahubwo reka dusaka icyo twakora kugira ngo tumubone. Kuko tukomeje muri ibi ngibi nta kintu twageraho.
sawa rero mwana njyewe nari naturutse mu rugo gatoya reka nsubireyo ubwo rero nitujya kuvoma turaza gushaka turebe ko twamubona. ese mwana bimeze bite kuri muramisha ubwo bimeze bite? Kiburyo kandi mukuru wa mwana tugiye gukina w'iwabo tubonye yatuma tutajya gukina. ese ubwo bivuze ko tutagikinya mwana uyu munsi? Oya turakina ahubwo ngiye kukwereka n'inzira ituma tugerayo bitagoranye kuko tubonye ntabwo yakomera ko tujya kumukinisha kandi bakunda kubatuma kuvoma. Turebe ko twihuta hano twita tugiye hakiri kare ariko